mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize uwitwa Lucas yaramaze gusaba Nimurati niba yamubera umugore, yaramaze kumubwira ati se will you marry me, ese wanshyingirwa wanyemerera ukambera umugore. Yararimo amusaba ko babana ubuzima bwe bwose yabasigaje kuri iyi si. Ese aho Nimurati yaje kubyemera nangwa yarabyanze? Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri abangaba bombi babiri. Nimurati yitegereza Lucas akamureba mu maso akamubwira ati umukunzi wanjye, kuva twahura wabaye isi yanjye, byari ibihe byiza cyane kandi cyari igihe njyewe ubwanjye ntiyumvishaga, igihe cy'igicuro kuri njye ndetse igihe ntazibagirwa. Ntakubeshye wahaye ubuzima bwanjye itandukaniro. Kuva nakumenya natangiye kubona ishusho y'urukundo imbere yanjye, ndetse natangiye kugira ubuzima bwuje umunezero. Warakoze kuza mu buzima bwanjye. Lucas nawe yungamo abwira Nimurati ati baby, nawe regura nk'igitangaza cyaje kingana, so reka duhuze ibyishimo ndetse n'urumuri rwacu rw'ejo hazaza, ubundi twibera umwe. Iyo ndebye mu maso yawe mbona ahazaza hanjye hose. Uri inzozi zanjye zabaye impamo, wowe uri nk'izuba ucana umunsi wanjye, uri nk'ukwezi kumurikira ndetse kukamurikira ijoro ryanjye. Nimurati nawe yungamo agira ati aterega mukunzi wanjye, nanjye ntakubeshye imvugo zose ntizasobanura uburyo ngukunda. Uri nk'indirimbo nziza ihora yisubiranamo mu mutima wanjye. Gukundwa nawe ni umugisha ntazi uko nabivuga. Nihirwe ntazi uko nasobanukirwa nangwa se uko nasobanura. Mukuri icyo nzi nuko ngukunda, ibindi byose ntago mbizi. Niyo mpamvu rero ntashobora kuzuyaza. Sinshaka kuzicuza uyu mwanzuro. Sinshaka kuzicuza ko ntigeze mba uwawe ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si. Nagize amahirwe mbona urukundo rw'ubuzima. Nukuri warakoze cyane kandi n'ubu ndacyagushimira. Rero ndabyemeye. Sinakibuza nangwa se ngo niteshe amahirwe nk'aya. Nanjye niteguye kuba uwawe ubuziraherezo. Lucas aramuhobera akabwira turakoze cyane ndahemuka ndatwa yanjye, wowe hirwe nahawe niyaduhange.
wowe hirwe nahawe niyaduhanze uwangize uwo narotaga mukuri nanjye wahaye ubuzima bwanjye itandukaniro kuko sinjye njyenyine wahaye ubwawe itandukaniro hehe n'agahinda ubu naragataye ese basi mukunzi wanjye mwiza wanjye byose byanjye mahoro yanjye byishimo byanjye ujye ubyemera ko ngukunda Nimurati ati yego ndabyemera kandi nanjye ndagukunda sinzigera ngukunda igice ngo kunda byuzuye mugabo w'inzozi zanjye ntakubeshye mfite amatsiko y'icyo haduhishiye Lucas nawe yungamo akamubwira ati rukundo rwanjye erega urwo dukundana rwo ruzahoraho urukundo rwacu n'urwiteka kandi rwose bamugutera ku mutima wanjye nakunze ko wakunze ukunze njye wa nyawe Imana iha umugisha umubyeyi wakumbyariye ari we mama wawe wicaye aha ndetse n'umugongo wakubyaye Nimurati arahindukira akareba mama Lucas akamubwira ati mama reka ngushimiye nukuri mbikuye ko ndiba y'umutima wanjye ushimwe pe ndumva nishimye ariko warakoze kuko wamaye Imana iruta izindi zose mu by'ukuri umuhungu wawe atuma niyumva bidasanzwe nkabona ndi umukobwa w'agaciro kandi w'umumaro Rahira arabitegereza akavuga ati noneho ndumiwe uru ni urukundo gusa nangwa mbega imitoma cyaze rwose umenya hari ninkura nanjye nzaba nkama Lucas turakura kangahe se umukobwa mwi Rahira ati sindakura umenya hari ngikura ako by the way ndishimye kongera kubona musaza wanjye yishimye nejejwe nyine no kubona none usigaye ufite umuntu ukunda bro njye nari nsigaye nguhangayikira pe nibaza iherezo ryawe buri kanya Jenta ibyo ugiyemo byose Jenta uhora uvuga uti nta wundi muntu uzamusimbura yewe nta n'undi muntu uzakunda gusa nyine nakubeshye numvaga bingoye pe numvaga ntazi ibyari byo kumva nifitiye n'agahinda nareba uburyo nyine ububabaye ariko byibura kano kanya ndabona iri mu maboko meza bro uyu mukobwa aragukunda ibaze ko mwahuye bwa mbere mukajyana n'uyu munsi mukaba muri kumwe nkuko wabivuze maybe she's like an angel kuri wowe nangwa se akaba ari guardian angel wawe nyine Imana yakoherereje muri ubu buzima kubera ko yabonaga ko nyine wuje ishavu n'intimba mu mutima wawe so Nimurati hari ikintu nshaka kukwisabira musaza wanjye uzamukunde uzamwibagize agahinda akababura yatewe no kubura umugore w'igikundiro kandi umugore wamukundaga cyane Jenta uzamwibagize ko yigeze guhura n'ibyago n'amakuba akubura abana be bombi ndakwinginze uzankundire musaza wanjye ndakwinginze ntuzamutere inimba ntuzatume yicuza impamvu ari wowe yahisemo Nimurati ahera akabwira Layla akamubwira ati Layla iyo musaza wawe ari hafi yanjye umutima wanjye utera mu buryo budasanzwe mbese Lucas ni igisobanuro cy'ijambo urukundo mu buzima bwanjye
kumenya ko nawe nkunda rero birahagije gutuma mba amahoro. Mbese ni nk'inzozi zanjye zabaye impamo, ariko nkaba mubona buri munsi nangwa se nkaba nzibona buri munsi. No kubeshya nta jambo rihagije risobanura urukundo nkunda Lucas, ariko ndagerageza buri munsi byibura kugira ngo abone ko mukunda kandi mwitayeho. Kandi ibyo rwose nzakomeza kubikora. Tuve kuri Nimrat, Layla ndetse na Lucas na mama wabo, twigarukire kuri Dylan. Dylan aba ari gupakinga ibintu bye byose asa n'ugiye kugenda. Bianca aramwegera akamubwira ati ariko se babe, where are you going? Kuri kunsiga unsigiye nde? Dylan ati Bianca, igihe cyose utarambwiza ukuri, igihe cyose utaraba open ngo umbwire ahahise hawe, umbwire ubuzima bwawe, njye nawe nta kintu turi buvugane. Ndatari ko surashaka ko nkubwira iki? Dylan ati ndashaka ko umbwiza ukuri, wabyayeho nangwa nturabyaraho? Bianca ati ariko se ibyo byose uri kubikurahe? Dylan ati okay, noneho wanze kumbwiza ukuri, reka noneho ngiye nkwibwirira ukuri njyewe nzi kandi ukuri kwa nyako, mfite n'ibimenyetso nushaka n'amafoto ndayakwereka. Nasomye chat zawe na William, umutima urandya. Mutima umaze kundya, natekereje ku mugore wanjye Layla n'imfura yanjye nataye. Ndavuga se umuntu nirukiye nangwa naje nsanga nawe yaba afite undi muntu ari kwirukira, igihe kikazagera kansiga. Nafashe inamba za William. What I did, I called him. Njye na William twaravuganye ndetse tunavugana umwanya munini. Naje namubaza none se bro, Bianca ni muntu ki kuri wowe ko nabonye mucata cyane? Niwe wambwiye byose. Biriya byose wari uri kumbwira ngo ukuntu ngo mwashwanye, byose byari ibinyoma. We na William ntabwo mwigeze mushwa. Ibyo nta nubwo nshaka kujya muri details zabyo, niba mwarashwanye nangwa se mukiri kumwe. Ahubwo kuki wamire ko ufite umwana wabyaye kandi uwo mwana afite aho ahuriye na William? Bianca ati se kandi noneho ibintu uri kumbwira ni biki kandi? Okay basi, umwana ndamufite ariko ntaho ahuriye na William. Dylan ati n'ibindi uraza ko bimbwira. Nshaka kumenya inda wirwa umbwira ngo twite ni yanjye ni ya William. Bianca ati ngiye rwose ndanwite ni yawe Dylan. Mama w'umwana niwe umenya se w'umwana. Rero Dylan uri kumbwira ntago mbizi, sinzi bye. William nta kintu nyivugana nawe, ni umuntu uri aho ngaho usanzwe, cyane ko nta kiwe mfite, sinigeze mubera umugore. Nta nicyo mpfana nawe ku buryo navuga ngo hari icyo asobanuye. He is nobody to me, uretse no kuri njye no mu buzima bwanjye. Uwo nzi kandi ndeba ni wowe, niwe mugabo wanjye. Dylan atoya, genda umugore wa Layla. Nibyo umugore wanjye naramuhemukiye, ariko ntago kano kanya mpigiye cyo kwitekerezaho. Kandi ikindi Bianca, njyewe ndagiye, niba wumva uri tayari kumbwiza ukuri k'ubuzima bwawe bwose, uzaze kunshaka, nzaba niteguye kukumva. Kuko sinumva ukuntu njyewe nawe tubana ariko hari ibintu mpisha. Ntabwo numva ukuntu njyewe nawe kano kanya nemeye guta umugore wanjye w'isezerano nkaza kubana nawe, ako n'ubundi nkaba mbona udashobotse.
ese ubundi niki nagukoreye gituma byibura umpisha ukambeshya neza ukangira injiji? Ese naba ngukunda nkagukunda igice ngo urukundo rutaguhagije? Nose basi sinkwitaho? None se basi ubona nagukunda kuki wowe ubushaka kunyereka ko hari utuntu tumwe na tumwe? Bianca ndagukunda pe ariko ndagiye. Ahari ni wumva wowe ubwawe uri tayari uzambwiza ukuri. Dera nahera kagasoka kigendera. Bianca asigara aho ngari kumuhamagara ambwira ati be please ndakwinginze wigenda. Niba basi nakubereye umugore mubi ndaza kugerageza mpindura imyitwarire. Niba unabishaka ndakubwiza ukuri kose utamenye, ariko byibura ubashe kunyumva. Ndakwinginze winsiga. Ndumva nkeneye kuba ndi iruhande rwawe. Sinibona ndi mu maboko y'undi mugabo utari wowe Delani. Delani ariyumvira akareba uburyo Bianca ari kumwinginga. Nta kindi kintu akora, igikapu kireka aho ngaho ariko agasohoka akagenda. Kubera ko aba yasohotse agaruka mu nzu, igikapu akakibika amagahera akagenda. Asiga abwiye Bianca kavuga ati ndagiye, ariko byibura n'ingaruka basi uze kumbwira ukuri kose utigeze umbwira na mbere. Twigarukire kuri Layla ari mu rugo iwe arimo yitekera. Jya kubona akabona Delani arinjiye, aratungurwa akavuga ndarota ndimo ndabona umuzimu. Delani ni wowe? Ndati yego ni njyewe. Layla ati none uje gukora iki hano? Uje kwenda iki hano? Bahore mbwiza ukuri, ushaka iki hano muri uru rugo? Delani ati ntago nemerewe kuza iwanjye se? Layla araseka. Iwawe? Iwawe nande? Iwanjye n'umugore wanjye Layla. Ndatari kurasetse. Njyewe mba umugore wawe? Ninde wabikubeshya se? Ntago nyiri umugore wawe Delani. Genda usanga yanshoreke yawe ngo ni Bianca. Amakuru yose ubu ngubu ndayafite. None ugarutse gukora iki? Ko njye n'umwana wanjye twari dutuje twimereye neza. Ndati nari nkumbuye umwana wanjye niwe narinje kureba. Layla ati umwana wanjye rero kankubwire niba hari n'imivu mukuye hanze n'ibiki rwose n'imyako na karande z'ahantu maze iminsi, ntago nakwemera sinatuma umwabo rwose wegera umwana wanjye. Umwana wanjye hararatuje. Mu minsi ya mbere byari bigoye kandi nawe byari bimugoye. Yaragowe no kumva yuko atari kubona papa w'iruhande rwe. Ariko none uyu munsi mana yanjye ntago akwitayeho pe. Yaranakwibagiwe. Rero mbabarira dira sohoka ahangaha ntaza guhamagara inzego z'umutekano akaba arizo zigusohora. Yeranze ariko se ko numva unsohorana nabi kandi ahari iwanjye. Layla ati hasi iwawe wenyine ni iwanjye nanjye. Rero ndakwinginze nsohokera mu rugo. Genda usange ihabara ryawe. Wantaye undeba, wansize undeba. Agaciro mfite mu buzima bwawe narakabonye. So nkubone mu rugo urenga hariya. Inzira yakuzanye abari gusohora. Delani atari ko se mugore mwiza. Wakumva wareka tukavugana byibura tukumvikana njye nawe tukaganiraho gatoya. Ama mbere naragukoshereje ngusaba imbabazi urazinyima. Layla ati ubwo rero ugiye kwitwaza ko wa munsi unsaba imbabazi nkazikwima n'ibyo byaguteye kugenda.
ugiye kuba nk'umusinzi usinda yamara gusinda agatongana nangwa se akarwana akabwira abantu nabi yarangiza akavuga ngo ni inzoga zabimukoresheje. Umva nkubwiza ukuri dia, umuntu nasinda icyo yanyoye asundi kimurimo, kandi umuntu ntaga ikintu kimwituraho gutyo gusanga ahera akafata umwanzuro kakaye nk'uwo wafashe n'ubundi abasanzwe bifite muri plan. Mu bigaragara plan iyo wari uyifite yo kuba wagenda kava mu buzima bwanjye ngewe n'umwana wanjye, ntago rero byantungura. So rero kuba waragiye maybe it was a blessing, kuko rimwe na rimwe mbona ko kugenda kwawe byari umugisha. So rero ndatuje, umva niba uzi ikintu cyamvuye ku nzoka n'igitsina gabo kirimo, wowe urifata ukanjugunya ukagenda. Se wari uzi ko ibyawe byose na Bianca mbizi? Menya mwahuye mbere yuko njye nawe dukora ubukwe, iyo muza kuba mwarahuye mbere yuko uhura nanjye ntago wari kunkunda, wari ufite plan yo kunsiga ntwite ukagenda. Nyuma yaho ubona nyine ntabishobora njyenyine, uravuga ati namara kubyara nibwo nzagenda. Waranagiye narabibonye. Ibyo byose wabivugiraga kuri telefone utazi ko mba nkumva. Rimwe na rimwe wabaga uri no kubivuga wenda uri no mu modoka nangwa se muri kumwe, ariko ni wari uzi ko nabaga mbyumva. Ase dia, wibagiwe yuko telefone yawe njye nawe tugiteretana twari twarazihuje? Ese wigeze ubikuramo? Uhora wumva abantu bamvugisha nanjye numva bakuvugisha. Utuntu twose waguvugana na Bia, ahubwo buriya mbere ubwenge wari ufite bwo kumuvugisha ku yindi telefone wabushyize. Waje kwibagirwa ko njye nawe telefone zacu zikonexe, nawe agiye kumpamagara azanyijisha ngo ni mubyara wawe. Indya ihimwa n'imbyamirizi baby. Nanjye nkuzaniye telefone mu cyumba ntirekira mubyara wawe yakubuza, kandi buriya wari uzi ko nta kintu nzi. Nanjye nari ntuje ko nari ntegereje kubyara, sinari bukuzaneho amahane nkuriwe, ariko byose wakoraga narabirebaga. Ukambeshya ngo ugiye muri ibikombe ugiye kwirebera nde Bianca. Sebe n'ubu nturahinduka? Nako Dylan ntabwo ukiri be wanjye. Byose rero ndabizi, sinzi rero agashya wabunzaniye kano kanya. Mva mfite ibintu byinshi byamangayikishije, nabuze byinshi. Kukubura wowe ntago ari byo byatuma rwose ubuzima bwanjye buhagarara. Na data wambyaye sinigeze mumenya, namubuze nyiri muto, sinzi nuko asa, sinzi n'isura ye, sindabona n'ifoto ye, ariko ibyo ntibyigeze bimpungabanya. Nabuze umusaza wanjye God, kandi buriya ku muryango wanjye ni ikintu kiba gikomeye. Abantu bo mu muryango wanjye mbese sinzi ukuntu nabivuga. Uyu munsi meze neza narabyibagiwe. Kanshko we wamenye nkuze, wowe wankunze duhuye nkuze, uzi ngo wamangayikisha wowe? No you can't. Mfite icyo nagukuyeho umwana mwiza cyane w'umuhungu, azamara agahinda kose wanteye, azamura urukundo utigeze umpa, azangeza aho wowe ubwawe utangeza, azanyicaza aho wowe ubwawe watinye kunyicaza. Harya ngo ndusha iki ririya habara ryawe ryirwa ari kubaza ngo ndirusha iki? Ndirusha kuba ntari igihomara, kandi nkaba ntari icyomanzi. Ndirusha kuba niyubaha, nkaba nzi agaciro kanjye. Njyewe ubwanjye nicuza n'ahahise hanjye byinshi nagiye nkora, mba numva umuntu wese nahemukiye duhuye nanamusaba imbabazi. Ariko wowe Dylan, kabone niyo musaza wanjye Lucas yaba ari hano, ibi ngiye kukubwira ndabizi neza ko nawe ubwe igihe kizagera akabimbazaho. Dylan ntabwo uzigera wongera ugaruka mu buzima bwanjye. Lucas niwe musaza wanjye nubaha kubwira ikintu cyose yambwira nagikora, ariko nta rimwe azigera ambwira ngo nkubabare ngo mbyumve. Wewe watangiye kunshitinga turi muri honeymoon, kwanza wanatangiye no kunshitinga mbere yuko tubana. Ese mawe iyo uza kumbwira uti ntago ngukeneye, mfite undi muntu ku ruhande nari kukumva.
nari bukumve pe, ariko ibyo byose ntiwigeze ubiha agaciro, ntiwigeze unabimbwira, nari kukureka sinari bubane nawe dia, ariko nyine it's okay, nta kundi, ntacyo mfite ndabikoraho. So rero mbabarira rwose usohoka ahangaha ugende, singushaka, sinshaka no kongera kukubona. Tuve kuri aba ngaba twigarukire kuri Lucas, abarimo yitegura. Ni Murat kamuzanira ikoti akamwambika, yarangiza akamusoma avuga ati ugira akazi keza mugabo mwiza, kandi namugiyemo byibura zize kugira inyungu haba kuri wowe no kuri company yawe. Lucas ahera akabwira ni Murat, kamubwira turakoze cyane mugore mwiza, wiyiteho usigara amahoro, sinzi igihe ndi butahire kandi ndagukunda. Ni Murat ati nanjye ndagukunda. Lucas ahera akinjira mu modoka akerekera. Tugaruke ku mu rugo kwa Robinson. Robinson abaryamye mu cyumba, Kimi abamaze kwitegura, yinjira mu cyumba cya Robinson akamubwira ati be wandangira bya bipapuro byose se bya company nkagenda. Ati bireba aho ngaho, nari nabishyize aho ngaho. Kimi atari ko buretse ntaragenda, ntago wakihangana byibura ukabyuka ukoga nkagutegereza tukajyana. Ibi bintu ko ntabimenyereye budahagararira company koko bivemo, be wakihangana. Robinson atoya, genda ujye mu nama ya company, urahura n'abashoramari benshi, urahura n'abakire benshi bafite amakampani yabo, ndakwizeye genda uhagararire company yacu. Urabona si imeze neza kandi sinabona uko ngenda, urabona aka kaguru nakajyana, ntubibona ko navunitse? Kimi ati ndabizi ko wavunitse kandi ndabibona, ariko bebe sinshaka kugenda njyenyine, please waretse tukajyana. Ndatari gose noneho mana yanjye ndagirana. Basi hangana unyumve, akitoke reka ngende basi byibura Imana imbabarira ingende imbere rwose nze kubikora neza, sinze kubizambye. Ndati yewe humura ntago uri bubizambye kandi ndabizi neza uri umuhanga urabikora neza. Kimi ahera kagasohoka akerekera, agera ahantu hari bukorerwa inama, haba hari abashoramari benshi baje muri iyo nama, kandi haba hari abantu benshi bagiye bafite amakampani yabo mu nzego zigiye zitandukanye. Kimi akinjira arareba agacisha amaso akabona abagabo b'ingagari bakomeye cyane babakire, bigaragara ko rwose bafite ubutunzi bwabo. Akirimo areba gutyo anyuzamo amaso, ahagaze asa naho byamushobeye byamucanze, ajya kumva hari umuntu umufasha akaboko, kamuhindukiza kamwitegereza cyane, kavuga ati bite ati ni byiza ko mbona sureba nkaho byagucanze, umeze neza? Ndati yego meze neza. Ati by the way nitwa Lucas. Ndati nanjye nitwa Kimi. Nawe se waje hano mu nama? Ndati yego naje hano mu nama, naje mpagarariye ndabyita sinzi, okay, mpagarariye umuntu wo mu rugo, niwe uyobora company, niwe agomba kuza hano ariko he's not fine, so that's why I'm here. Ndati oh
okay noneho ndabyumva niba ari uko bimeze none se for sure witwa Kimi that yes nitwa Kimi Lucas ati niyo mazina yawe bwite ndati yego none kuki uri kumbaza ndabona usa n'umuntu nzi ariko ndimo ndashidikanyamo ukuntu hari mwene wanyu waba ufite se byibura nkaba musa nangwa se wigeze kugira musa ndati reka ngende ikinege wacu ikindi kandi mfite basaza banjye rero ubwo meze nk'ikinege kuri mama sinzi rero ubwo umuntu uri kuvuga ahubwo excuse me Kimi aratambuka akagenda gutambuka Lucas amukurikiza amaso akongera akamukurikira Kimi ati ariko se ko mbona uri kunkurikira cyane bite nakubwiye ngewe nitwa Kimi nta rindi zina mfite ikindi nta mukuru wanjye nta na murumuna wanjye ngira abasaza banjye bonyine ko rero sinzi uwo muntu uri kuvuga ngo dusa ntago nzi uwo ari we Lucas mu mutima aribwira akavuga ati ariko se naba nasinze naba ndwaye trauma umuntu umbwira ngo yitwa Kimi ko mbona asa na Genta aho ni yaba ari we arambwira ati Kimi buretse gato nkubaze ndumva nshaka kukubaza wareka nkakubaza Kimi ati yego nta kibazo mbaza mbabarira nakwibeshya ariko ndabona usa n'umuntu witwa Genta kandi uwo mugenta naramubuze njya mbwirwa ko yapfuye ariko sinjya mbyizera Kimi ati rero njye ntago ndi uwo Genta uri gutekereza sinzi n'impamvu uri gukomeza kubona ko nsa n'uwo Genta njyewe ntago ndi Genta am Kimi so byizere rero abantu basa ntacyo bapfana Lucas ariko nduva umutima wanjye uri kumatira rwose uri kunyemeza ko yaba ari wowe Kimi ati rero wibeshye njyewe ndi Kimi ntago ndi Genta n'uwo Genta simuzi inkuru yacu reka tubisubikire ahangaha ese Lucas yaba ari kubona ibidahari no se ubundi kuki abonye Kimi akamwikangamo Genta byose ni mu bice bizakurikira inkuru yitwa Inzitane njyewe nitwa Atete ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho